turaguhaye ikaze na karibu, ngwino wiganzire. Ni mu izina ry'Uwiteka Mana yacu tubisenze twizeye, amen. Nyibutsa kuvyuka kiri kare mu gitondo izuba ritararasa, zafatanye n'inyoni mu rukerera kuvuga gukomera kwawe. Nyibutsa wongere unyibutse, ninibagirwa mwami uzanyibutse. Mbyutsa kare ntiwemere ko ndyamira, mpore mvuga ineza yawe mu buzima bwanje. Mbyutsa kare ntiwemere ko ndyamira, mpore mvuza ineza yawe mu buzima bwanjye. Ibiguruka n'inyamaswa z'ishamba birahimbaza, mbese nabyo ukabyumva. Ni kuki se umuntu waremye yakwibagira umuremyi wa byose? Nyibutsa wongere unyibutse, ninibagirwa mwami uzanyibutse. Mbyutsa kare ntiwemere ko ndyamira, mpore mvuga ineza yawe mu buzima bwanje. Urakwiriye gushima mwami, reka udukangure mwami, reka utwibutse mwami, reka mwami Imana udukangura aho tusinziriye. Benshi barasinziriye mwami, ariko turakeneye Imana ngo udukangure mwami, tugushime tugutazire tukuririmbire, kuko mwami urabibereye. Habwa icubahiro Adonai, nushimye mwami, nushimye mukiza. Ugira neza Mana, urahambaye. Haleluya. Ninjia hera hawe mwami, mubwira ubwo kubaho kwawe. Nyemerera nkwegere nguture iby'igiciro, ntamye umutima wanje akira. Ninjiye ahera hawe mwami,
kubaho kwawe nyemerera nkwegere ngutuye iby'igiciro naby'umutima wanje akira 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 umutima wuzuye gushima wewe mukuru w'ibihe nyir'icyubahiro cyose akira 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 umutima wuzuye gushima wewe mukuru w'ibihe nyir'icyubahiro cyose akira mwami we akira akira yesu we akira umutima wuzuye umutima wuzuye gushima wewe mukuru w'ibihe nyir'icyubahiro cyose akira kuko umunsi umwe imbere yawe ndutira igihumbi ahandi kuko umunsi umwe imbere yawe ndutira igihumbi ahandi akira akira umutima wuzuye gushima wewe mukuru w'ibihe nyir'icyubahiro cyose akira 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 umutima wuzuye gushima wewe mukuru w'ibihe nyir'icyubahiro cyose akira akira mwami we akira akira umutima wuzuye
nuzuye gushima wewe mukuru w'ibihe nyeni icubahiro cose akira amashimye na yawe icubahiro ni cawe gukomera nukwawe ntawusa nawe amashimwe na yawe icubahiro ni cawe gukomera nukwawe ntawusa nawe mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icubahiro tukuramya mwami tuzamuye amajwi tugushima Yesu mwami tuzamuye icubahiro tukuramya mwami dore ico nifuza nukubaho kwawe 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 nuhinduka muvyuvuga nujya unanirwa muvyukora intambara zose warazitsinze waciye inzira aho zitari nuhinduka nuhinduka mivyuvuga nujya unanirwa muvyukora intambara zose warazitsinze waciye inzira aho zitari nuhinduka nuhinduka
nujya unanirwa mu byo ukora, intambara zose warazitsinze, waciye inzira aho zitari, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratunganye, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratunganye, uri mwiza mwami we, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratunganye, uri mwiza data, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratunganye, wakoze ibikomeye, wakoze ibikomeye, byose ubihindura bisha, wakoze ibikomeye Yesu we, wakoze ibikomeye, byose ubihindura bisha, wakoze ibikomeye, wakoze ibikomeye, wakoze ibikomeye, byose ubihindura bisha, ntuhinduka mu byo uvuga, ntujya unanirwa mu byo ukora, intambara zose warazitsinze, waciye inzira aho zitari, ntuhinduka, ntuhinduka mu byo uvuga, ntujya unanirwa mu byo ukora, intambara zose warazitsinze, waciye inzira aho zitari, ntuhinduka mu byo uvuga, ntujya unanirwa mu byo ukora, intambara zose
wazitsinze waciye inzira aho zitari haleluya fata ukuboko Yesu nkomeza mwami unkomeze uko ibihe bigenda bishira nsanze nashoboye uri byose nkeneye mfata ukuboko Yesu nkomeza mwami unkomeze uko ibihe bigenda bishira nsanze nashoboye uri byose nkeneye dusubizemo imbaraga ni wowe dutegereza twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora dusubizemo imbaraga dusubizemo imbaraga ni wowe dutegereza twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora dusubizemo imbaraga dusubizemo imbaraga ni wowe dutegereza twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe Uwiteka we hembura umurimo wawe
usa nawe mwami mwami nta bikorwa bisa nk'ibyo wakoze amahanga yose waremye azoza gupfukamire mwami muri isi nta usa nawe mwami mwami nta bikorwa bisa nk'ibyo wakoze amahanga yose waremye azoza gupfukamire mwami uhambaye mu vy'ukora byose urahambaye uhambaye mu vy'ukora byose uruhoraho 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 uri mwiza nyirimbabazi mwami mwami abakwamba zubere kurukundo amahanga yose waremye azoza gutazire mwami uhambaye mu vy'ukora byose urahambaye uhambaye mu vy'ukora byose uruhoraho uruhoraho uruhoraho
mushitse shimizina ryawe unyobore mwami ngendere mukuri umumuti mushitse shimizina ryawe unyobore mwami ngendere mukuri umumuti mushitse shimizina ryawe. Haleluya. Ameamua nani apinge? Baba amesema ndio, nani akatae? Ameamua, ameamua, hey. Nani apinge? Baba amesema ndio, Baba amesema ndio, oh, nani akatae? Amethibitisha mimi ni mtoto wake, sina mashaka naye. Kifo chake msalabani kilimaliza yote. Aliyesema talifanya, tumemwamini kwa mambo mengi. Oh, Baba amesema ndio, oh, nani akatae? Ameamua, ameamua, nani apinge? Baba amesema ndio, Baba amesema ndio, oh, nani akatae? Ameamua, nani apinge? Baba amesema ndio, Baba amesema ndio, oh, nani akatae? Haleluya. Iyo Yesu yavuze yego, nta muntu n'umwe afise ububasha bwo kuvuga oya. Haleluya. Ikaze katwakira umukozi w'Imana, muhezagirwe. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni nziza, umwami wacu arera kandi arakomeye. Iyo yavuze ntavuga oya. Haleluya, Yesu ashimwe. Dufite amashimwe y'ibyo Imana yakoze menshi. Imana yacu ni nziza, Imana yacu yaturwaniye intambara nyinshi. Tumaze iminsi 7
haleluya. Tumaze iminsi 7 n'amajoro 7 dusenga buri munsi twinginga Imana ngo ibane natwe kandi idushyigikire. Ni amajoro twasengeraga deliverance, twasengeraga kuruhuka, twasengeraga ubwiza bw'Imana, twasengeraga umugisha, twasengeraga gukira, twasengeraga byinshi bitandukanye. Imana yacu dusengera umva kandi irakora kandi irakomeye. Turashima Imana ngiye kudushoboza. Ejo ntibyakunze ko tuba hangaha live, twasengeye ku rubuga kubera ko internet yacu yari yapfuye kandi streaming live isaba internet iri strong, ifite imbaraga. Rero internet muri telefone ntabwo ishobora kuyikora, tuba dukeneye internet ya fiber, ariko uyu munsi babikoze biratungana. Niyo mpamvu murimo mutubona imbere yanyu turimo tuganira ijambo ry'Imana. Nabo tutabanye mu gitondo materaniro mwihangane no kubera izo mpamvu, kuko ntabwo byari gukunda nyine ko tubasha kubana. Haleluya. Ariko rero Imana yacu iradushoboje kuri uyu mugoroba. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ry'Imana yacu rishimwe kandi izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Imana yacu nishyirwe hejuru. Imana ihumugisha umukozi w'Imana urangije kudufasha kuramya no guhimbaza. Turakomeje kuba mu bwiza bw'Imana, turasoza amasengesho kuri mugoroba. Ntabwo turi buze kujya muri byinshi cyane bitandukanye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, hanyuma niturangiza dusenge tubashimira uburyo kimwitanze, mwitwararitse kandi mukaboneka amajoro yose. Uyu munsi ni tariki 31, ejo ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa kenda. Haleluya. Iyo usohotse mu gihe kimwe winjira mu kindi gihe, hari ibyo ubusize inyuma, hari n'ibyo ugiye kwakira. Haleluya. Niyo mpamvu uyu mugoroba ari byiza ko usenga kugira ngo urugamba warwanye rukakunanira muri uku kwezi kwa munani rurangire mu izina rya Yesu Kristo. Rurangire ni tariki 31. Reka ukwezi kwa kenda tugiye kwinjiramo kube gushya ku buzima bwawe, kuzane n'ibintu bishya mu buzima bwawe. Reka ukwezi kwa kenda dushigaje amasaha make gusa ngo dukandagiremo, gukandagiranemo imbaraga z'Imana, gukandagiranemo ubwiza bw'Imana, gukandagiranemo amasezerano, gukandagiranemo gukira indwara, gukandagiranemo ibyishimo. Hari benshi baburiye abantu babo muri uko kwezi kwa munani. Hari inkuru y'incamugongo yatugezeho ejo hashize. Hari inkuru y'incamugongo yatugezeho ejo hashize. Hari umwana umwe umukobwa, ubu ngubu yari umudamu ariko ukiri mutoya cyane. Twarasenganye cyane mu gihugu cy'u Burundi, twarabanye iminsi myinshi. Yari umwana ukiri mutoya, nubwo yari yarashatse afite abana, ariko kugira abana ntibivuga ko bukuze cyangwa se ko bushaje. Yari akiri muto cyane. Ndibaza ko ndamuruta. Nagiye numva inkuru ngo arapfuye. Byarangoye kubyemera, ariko nza kubaza nsanga koko byabaye. Ikibabaje ni kimwe n'uburyo cyapfuyemo. Barambwiye ngo yari muzima, ari aho afatwa n'umutwe, umutwe uramurya cyane, ajya kwa muganga, umutwe urimo kumurya. Ageze kwa muganga ukanya ahita apfa. Umutwe umufata umunsi umwe, kuri uwo munsi nyine umufasheho agiye kwa muganga kubera umutwe wumvaga urimo kumurya bitandukanye n'imitwe isanzwe unywa panado. Ageze ahita apfa.
uwo twavuganaga arambwiye ngo birashoboka ko bamuhaye isumu n'uburozi mu rurimi rw'ikirundi. nahise nibaza ngo ese twebwe twahaye ikimana abo turuta, urungano rwacu, abaturuta baragenda igitondo n'umugoroba. umuntu yari muzima ntiyararwaye, umuntu yagendaga ari mu mishinga, yari mu biti byose, umutwe ukamufata agataka ndumva umutwe urimo kundya, yaryama akabyuka yapfuye, yajya kwa muganga agahita yapfira. ariko birashoboka ko hari n'indwara umaranye iminsi ugendana nazo ariko uracyariho. hari ikintu kimwe ibera mu isi bitwigisha, bitwibutsa ko turi abashyitsi ndetse n'abimukira, bitwibutsa ko iyi si atari iwacu, bitwibutsa ko umunsi wose dufite ari ubuntu bw'Imana, bitwibutsa ko aho tugeze n'icyo dufite mu biganza tugomba kugishimira Imana. uryamye ukabyuka uri muzima, ushima Imana. usohotse ugataha mu rugo, ukagaruka mu rugo uri muzima, ushime Imana. Haleluya. nta kintu na kimwe wavuga muri buno buzima cyaguha garanti. nta muntu n'umwe uzi umunsi we, uzi isaha yiwe, uzi umunota wiwe. ntawe uzi ibiri bukurikireho nyuma yuko turangije kuvugana kuri ino kamera. ntawe uzi ibiri bukurikireho mu isaha tugiye kumarana ahangaha tuganira ijambo ry'Imana. muri uyu mwanya turi bumarana ahangaha turimo tubwiriza ubutumwa bwiza, haraba hari abantu tutazi n'umubare wamaze kuva muri iyi saha amaze kugenda. muri iyi saha imwe gusa tugiye kumarana tuganira ijambo ry'Imana, hari abantu benshi barenga ibihumbi n'ibihumbi muri iyi si turimo bari buze ko bamaze gukurwa mu mubiri. biranashoboka ko haba hari n'impinja zirenga nk'ibihumbi 500 nazo zivutse muri iyi saha. so iyi si twisanzemo ifite ukuntu iri, mbona nta muhanga wayo kwisobanukirwa bigoye. ariko turashima Imana, turashima Imana kuko ukwezi kwa munani tukugeze ku itariki 31. turashima Imana, turashima Imana kuba uyu mwaka wa 2025 tugeze mu kwezi kwa munani tukatukurangije. turashima Imana. amashimwe azazamuka nituririmba hozana hozana, n'umwami n'umwami hozana. dushima Imana iduhaye kurangiza uku kwezi kwa munani. hanyuma niturangiza gushima Imana twiragiza Imana mu kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo, mu kwezi kwa 9 tugiye gutangira. reka tubwire Imana ngo Mana, ukuboko kwawe kw'iburyo twabonye kuturamira, tugutakira ugatabara, tuguhamagara ukatwumva, tugukomangira ugakingura. reka ukuboko kwawe kongere kuduherekeze muri uku kwezi kwa 9 kose. reka ukuboko kwawe kongere kutujya imbere, wongere utubere inkingi y'igicu ku manywa, wongere utubere inkingi y'umuriro mu ijoro, uyobore intambwe zacu, uyobore ibirenge byacu, utugeze ku mugambi wawe. uturinde ibyago, turinde amakuba, turinde intambara, turinde umubabaro, turinde kwiheba, turinde ibitubabaza, turinde ibitugirira nabi, uturinde ibiturwanya. turakwifuza Mukiza, Mukiza wuzuye ubuntu,
nshuti mucunguzi, mwana w'intama wanesheje. Haleluya. Imitima yacu, oh, niwe mucunguzi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Buntu bugakiza imitima yacu, oh, niwe mucunguzi. Haleluya. Reka uku kwezi kwa kenda tugiye kwinjiramo, ukwinjiranemo indirimbo, ukwinjiranemo amashimwe, ubwire Yesu Kristo, umbwire ngo niwe mucunguzi. You are my redeemer. You are my salvation. Niwe mucunguzi wanjye, niwe gakiza kanjye, niwe bisiringiro byanjye, niwe mbaraga zanjye, niwe amahoro yanjye, niwe byishimo byanjye. Fata ukuboko mu bihe nk'ibi ngibi. Fata ukuboko uringaniza ahataringaniye. Fata ukuboko unyobora inzira. Fata ukuboko unkize. Fata ukuboko undinde ibyago. Rambura ikiganza cyawe umpe umugisha wawe kandi urindisha ukuboko kwawe. Uri ibyiringiro byanjye n'imbaraga zanjye n'amahoro yanjye, uri kunesha no gukomera kwanjye. Ejo tuzasengera ku kwezi kwa kenda tugiye kwinjiramo. Turakomeza icyumweru cyose, buri munsi tuba dufite amasengesho 3 z'ijoro ku masaha mu Rwanda, dusengera ukwezi gushya twinjiyemo, kuko dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye amavuta y'Imana, dukeneye uburinzi bw'Imana. Bwoko bw'Imana, ibintu tuba turimo dukora ntabwo aba ari ubusazi. Ukwezi ku kundi, umunsi kundi, isaha kundi, umunota kundi, isegonda kurindi, dukeneye ukuboko kw'Imana, dukeneye ubwiza bw'Imana, dukeneye amavuta y'Imana, dukeneye ikiganza cy'Imana. Y'amajoro 7 yari amajoro y'umugisha, yari amajoro meza cyane, yari amajoro kubohoka. Abatayabayemo mwarahombye. Mbashishikariza kandi mbatumira ku ikindi gihe dufite midnight prayer, muzahabe kuko n'amasengesho meza, n'amasengesho asenya ubwami bwa Satani, n'amasengesho akuraho ibihome by'abadayimoni, n'amasengesho akuraho imbaraga z'umwijima, n'amasengesho akuraho imbaraga z'abazimu, n'amasengesho arema icyerekezo, arema ikirere. Uyu mugoroba reka tuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Amibambere ibice 19, hanyuma dusenga Imana dusoza aya masengesho y'iminsi 7. Twari tumazemo iminsi 7 yose guhera kwa mbere twiyiriza kandi dusenga buri munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana dore ku murongo wa mbere. Nuko aho batekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati, ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo, ejo nk'iki gihe imana zizabimpore ndetse bikabije. Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo arahaguruka, arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, abariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Ati, Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Nuko yigamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu, arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka aragaruka ubwa kabiri, amukoraho,
aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeho yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we, urakora iki aho? Nawe aramusubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryanjye bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Nijye wenyine, nijye jyenyine usigaye, nanjye barangenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Iramubwira iti sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka amucaho, maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi, umenagura ibitare imbere y'Uwiteka. Ariko Uwiteka yari atari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi, ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari mu muriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ry'ituza. Eliya amaze kuryumva yitwikira umwitero mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi riramuhamagara riramubaza riti Eliya we, urakora iki aho? Ararisubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Nijye jyenyine usigaye, nanjye barangenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Uwiteka aramubwira ati genda usubire inzira yose y'ubutayu ujye i Damasiko, nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta abe umwami w'i Siriya, na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikishe Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikishe amavuta abe umwami w'Abisirayeli, kandi na Eri mwene Shafati wo muri Abeli Mehori uzamusukeho amavuta abe umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica. Uzarokoka iya Yehu, iya Elisa izamwica. Ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bali ntibamusome. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye ku bw'umugoroba. Reka imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bzururuke. Reka Data uduhe gushira amanga, utumara ubwoba mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uduhe kwizera, uduhe kunesha, ururu kuvugane natwe, ururu kutugire neza, ururu kuduha umugisha uvuye imbere yawe. Ikiganza cyawe n'ubwiza bwawe bane natwe, turindishe ukuboko kwawe, kandi imbabazi zawe zitubeho muri bino bihe mwami. Data, reka ijambo ryawe rigira imbaraga kandi rihumuriza umuntu wese uri hagati muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuze ngo Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze, uko yishe abahanuzi ba Bayali akabicisha inkota. Yezebeli abyumvise ararakara, atuma kuri Eliya arambwira ngo ejo nk'iki gihe izuba nirirenga ntaraguhwanya n'abahanuzi ba Bayali wishe, Imana zizabimpore. Yarabyumvise umutima umuvamo, yarabyumvise aratinya. Hari ibintu wumva bikagukura umutima, hari ibintu wumva bikarandura umutima wawe, umutima ukabisimba wumva ugatera uwumva.
hari ibintu wumva bikagutera ubwoba, hari ibintu wumva bikakumaramwo amahoro, hari ibintu wumva bikagutwara ibyishimo n'umunezero. Sizi inkuru wumvise muri uku kwezi kwa munani, sizi ibyakubayeho, sizi ibyo urimo gucamo bikomerekeje umutima wawe, biguhagaritse umutima, biguteye ubwoba. Iri joro ndinginga Imana, iri joro ndasaba ukuboko kw'Imana kugira ngo guhumurize umutima wawe. Ndabizi iyo turi mu bihe nk'ibi byo gushaka Imana, Satani arasara, abazimu barasara, abademoni barasara, kugira ngo bakwereke yuko waruhiye ubusa. Abazimu barahaguruka ku rwego rw'asigare baza ngo ese ndi mu masengesho, nari ndimo gusenga, nari ndimo gushaka Imana, Imana nsenga iranyumva, Imana integeye amatwi, cyangwa se hariho ikindi naba mpfa n'Imana. Ariko reka nkubwire ngo Umwami Yesu Kristo dukora yaranesheje. Satani ariyeranja agakora ibishoboka byose kugira ngo ubone ko utigeze usenga, kugira ngo ubone yuko wiruhirije ubusa, kugira ngo ubone yuko amasengesho yawe ntacyo asobanuye, ntacyo avuze, ntacyo ari cyo. Ndabizi muri iyi minsi 7 hari ibitero byinshi byagabwe ku buzima bwanyu. Muri iyi minsi 7 hari intambara nyinshi mwahuye nazo, hari ibibazo byinshi mwahuye nabyo, hari ibikomere byinshi byaje mu mitima yanyu. Benshi muri twebwe imitima yuzuyemo ibisebe, ariko mu izina rya Yesu Kristo uyu mugoroba uhabwa umutsima gusubizamo imbaraga, uhabwa umutsima gukomeza muri uru rugendo. Eliya yararangije gukora umurimo ukomeye, yararangije gukubita abahanuzi ba Bayali, yararangije gusenya ibicaniro bya Dagoni, yararangije kurwanya umwanzi, yararangije gusenya ibihome by'ikuzimu. Ariko Yezebeli azura umugara, Yezebeli arahaguruka. Bwoko bw'Imana abantu barimo barwanywa n'umwuka wa Yezebeli. Uyu mugoroba ndahamagara inkota ya Yehu ikubite Yezebeli, imutsinde hasi. Ndavuze ngo umwuka wa Yezebeli urimo urwanya ubuzima bwawe, urimo kugutera ubwoba, urimo kukwereka urupfu imbere yawe, urimo kukwereka ibyago imbere yawe, iri joro inkota y'Uwiteka icubita umwuka wa Yezebeli mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, I pray your name. I call your name. Manura imbaraga zawe Mana, manura umwuka wawe Jehova, manura ubwiza bwawe Mana agakiza, utsinde umwuka wa Yezebeli, mwuka w'iterabwoba, mwuka w'iterabwoba, umwuka uzana urupfu, mwuka wihebesha abantu, mwuka utuma abantu bagenda batazi iyo bajya, mwuka wirukansa abantu. Iri joro kuveho, iri joro utsindwe. Sinzi ikigeragezo urimo, sinzi intambara urimo. Uri Mana, Mana wabaye Imana, uri Mana, Mana wabaye Imana, uri Mana, Mana wabaye Imana nyamana we. Uri Mana, Mana wabaye Imana, uri Mana, Mana wabaye Imana, uri Mana, Mana wabaye Imana nyamana we. Hallelujah. Reka uyu munsi dusoza amasengesho, kuboko kw'Imana kukwiyereke, imbaraga z'Imana zikwiyereke, ubwiza bw'Imana bukwiyereke, amavuta y'Imana akorere ku buzima bwawe.
I pray in the name of Jesus. Manderebo shakaramasai. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo. Ndamagara imbaraga z'Imana n'umuriro w'Imana bikubita hasi umwuka wa Yezebeli urimo kugenda muri aya masengesho. Umwuka wa Yezebeli marebo shakaramasai usenyuke, uvunagurike, ucagagurike, urimbuke. Eliya arabyumva ngo arahaguruka ariruka akiza amagara. Arahaguruka arahunga ava mu nzira ariruka. Umugaragu wiwe aramubwira ati rero twumvikane, urugamba rurakomeye, ibibazo ni birebire, ntabwo twakomeza kwirukankana, sigara aho ngaho niruke jyenyine. Amusigaho ariruka, apfumye amariruka, yinjira ishyamba. Ageze mu ishyamba hagati, imbaraga ziramushirana, imbaraga zo kwiruka zirashira, imbaraga zo guhunga zirarangira. Bibiliya ivuga ngo ajya munsi y'igiti cy'umurotemu yicarayo. Marebo sakaramasai. Hari igihe wiruka ukisanga uri mu ishyamba hagati. Mu ishyamba ntabwo ari umuntu yaremewe kuba. Mu ishyamba haba inzoka zishira, mu ishyamba haba inyamaswa, mu ishyamba haba ubwoba, mu ishyamba haba imbeho, mu ishyamba haba ibikuruka, haba ibiguruka, haba ibigendesha amaguru. Mu ishyamba hari igihe wisanga uri mu ishyamba hagati. Rebo shakaramasai mandaria boseke reposesai. Sinzi ishyamba uhagazemo uyu mugoroba, sinzi ishyamba ugezemo muri kino gihe. Wenda ni ishyamba ry'ibyago, ni ishyamba ry'amarira, ni ishyamba ry'indwara, ni ishyamba ry'abana. Hari ishyamba urimo mu gihe nk'iki ngiki, ariko ndinshinga Imana, ndahamagara ukuboko kw'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana zigusanga aho hantu uri kugira ngo zikurwanirire. Umutima wari wuzuye ubwoba n'agahinda. Yesu ashimwe. Umutima wari wuzuye ubwoba n'agahinda, aratinya, ariheba. Arangije aravuga ngo gupfa bindutiye kubaho. Haleluya. Abadukurikiye live, haleluya. Yesu ashimwe. Mudusuhuze tabone muri comment. Haleluya. Aravuga ngo gupfa it's better more than to live. Reka mpfire hano muri iri shyamba, reka mpfire hano muri uyu muntu. Ariko igihe yasabaga gupfa yabisabishwaga nuko umutima uremereye, yabisabishwaga nuko umutima urimo ubwoba, nuko umutima wuzuye agahinda. Hari ikintu Satani yashyize ku mutima wawe. Hari ikintu Satani yashyize ku mutima wawe cy'ubwoba, cy'agahinda, cy'umubabaro, cyo kwiheba. Icyo kintu Satani yashyize ku mutima wawe, icyo kintu cy'ubwoba, icyo kintu cy'agahinda,
icyo kintu cyo kwiheba gituma ubona urupfu imbere yawe, gituma ubona ibyago imbere yawe, gituma ubona amakuba imbere yawe, gituma ubona umubabaro imbere yawe, ndasenga Imana ngo Uwiteka akohereze marayika uyu mugoroba akuvizite. Eliya yicaye munsi y'igiti cy'umurotemu yihebye. Murongo wa 5 avuga ngo nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Haleluya. Araza ariryamira munsi y'igiti cy'umurotemu. Avuga ati tsoke nishaka mfe n'ubundi ntacyo maze. Ararya arasinzira. Asinziriye marayika w'Imana aramanuka araza mukoraho. Cyamirije marayika w'Uwiteka akagukoraho, cyamirije marayika w'Uwiteka akagusura, kagusanga ku buriri bwawe, kagusanga ku cyumba uryamyemo, kagusanga ku gisasiro cyawe, kagusanga aho urwariye, kagusanga muri gereza uryamyemo, kagusanga mu rugo ucumbitsemo, kagusanga mu modoka urimo ugendamo, kagusanga muri ofisi, kagusanga muri iryo duka. Icyampa marayika w'Uwiteka, icyampa intumwa ivuye mu ijuru ikamanuka aho uyu mugoroba ikagukangura muri ibyo bitotsi by'agahinda, muri ibyo bitotsi by'umubabaro, muri ibyo bitotsi by'uburibwe, muri ibyo bitotsi by'ubwoba. Icyampa Imana ikohereza marayika akaza akagukozaho ukuboko kwe. Marayika araza amukoraho amubwira ngo byuka. Arabyuka. Abyutse abona agacuma k'amazi, abona umutsima uri ku makara, abona imbabura iriho umutsima ushyushye, abona n'agacuma k'amazi. Marayika amubwira ngo irya kandi unywe. Yesu ashimwe. Uwari wihebye abona urupfu imbere ye arabwirwa ngo irya unywe. Ijuru rikugaburiye rikaguha ibyo kurya n'ibyo kunywa, bivuze ngo rigufiteho umugambi, ntabwo ugipfuye. Ndinginga Imana kugira ngo iri joro iguhe umutsima wayo, iguhe amazi yayo, iguhembure aho wari uryamye. Aho wabonaga urupfu Imana ihashyira ubuzima, aho wabonaga indwara Imana ihashyira amagara mazima, aho wabonaga ubukene Imana ihashyira ubukire, aho wabonaga icyangiro n'agahinda Imana ihashyira ibyishimo n'umunezero. Haleluya. Reka Imana igira ikintu ishyira mu buzima bwawe. Reka Imana igira ikintu ishyira mu mibereho yawe. Ubwiza bw'Imana, ikiganza cy'Imana, kubaho kw'Imana gukore ku buzima bwawe. Eliya ararya, aranywa, arongera ararya. Ijuru ryitegereza rirabireba, ribona ibyo Eliya yariye n'ibyo anyoye ntabwo bihagije. Reka nkubwire ngo ukoko kw'Imana wabonye ejo hashize ntabwo guhagije. Koko kw'Imana wabonye mu ijoro ryakeye ntabwo guhagije. Koko kw'Imana wabonye mu gihe cyashize ntabwo guhagije. Ukeneye marayika w'Uwiteka yongera kugarukeho, yongera kuvizite, yongera kugenderere. Ndinginga Imana, ndasenga Imana kugira ngo ngere yohereze marayika agaruka ubwa kabiri akore ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo marayika aragaruka ku nshuro ya kabiri n'ubundi arongera akora kuri Eliya. Aramubwira ngo
murongo wa 7. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Iyo urugendo ruri imbere yacu rukomeye, Imana irabimenya, isobanukirwa ko urugendo urimo ari rurerure, kandi isobanukirwa ko urugendo urimo rukomeye. Iri joro reka dusenga tubwire Imana ngo Mana, urugendo turimo mu mwaka wa 2025, aya mezi asigaye ngo turangize umwaka wa 2025 ni menshi. Uru rugendo ni rurerure kandi ruradukomereye. Twongera umutsima, twongera amazi, twongera imbaraga. Reka Imana ikurungikira agacuma k'amazi iri joro kugira ngo kaguhembure. Ahari habuze amazi mu buzima bwawe, haboneka amazi yo guhembuka, kuko urugendo rukiri rurerure. Raboshakara Masai. Deka ahari hakenewe umutsima mu buzima bwawe, iri joro Marayika w'Uwiteka kugaruka bwa kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Amazi wanyoye bwa mbere ntiyari ahagije, umutsima wari bwa mbere ntiwari uhagije. Ndasenga Imana, ndatabaza ijuru rimanuke rize ku buzima bwawe, rikongera umutsima, wongera urye ugira imbaraga, rikongera amazi, umushira inyota. Ahari hari icyaka mu buzima bwawe, ahari hari inyota mu buzima bwawe, ndasenga Imana, ndahamagara Imana, ndahamagara ubwiza bw'Imana. Marayika amanukana agacuma k'amazi ku musego w'abahujyanye. Marayika w'Uwiteka amanukana agacuma k'amazi kajyanye n'amazi ukeneye muri bino bihe, kugira ngo ushire inyota, ushobore gukomeza urugendo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iminsi 7 ihembura ubuzima bwawe, iminsi 7 ihembura urugo rwawe, ihembura urubyaro rwawe, ihembura amagara yawe, ikora indwara mu buzima bwawe. Icyorezo Satani yarakuzaniye ngisubirishije ukuboko kw'Imana, kuko umutsima w'Imana yamaniye mu buzima bwawe si wo kukumara inzara gusa, ni no kuguha amagara mazima, kugira ngo ugende ufite amagara mazima. Hallelujah. Hallelujah. Niwachire deliverance y'Imana, niwachire deliverance y'Imana, niwachire kuboka kw'Imana, niwachire igitangaza cy'Imana. Hejuru ya Yezebeli uri mu kwirukansa, reka uhure na Marayika w'Uwiteka. Hejuru y'indwara zirimo zikwirukansa, reka uhure na Marayika w'Uwiteka. Iyi minsi 7 ntigusiga uko yagusanze. Ndavuze ngo ntigusiga uko yagusanze, ndavuze ngo ntigusiga uko yagusanze. Ikigeragezo wari urimo ntugisigaremo, ntidusoze amasengesho ngo ku kwezi kurangire, utangire ukwezi gushya ugutangiranye n'ikigeragezo twasengeye muri iyi minsi 7. Oya, ndavuze ngo Marayika w'Uwiteka yururuke akuzanira umutsima n'amazi, kugira ngo agukomeze mu rugendo ruri imbere yawe. Ugomba kurugera ku musozo. Hallelujah. Ndinginga Imana iguha ibyo kugutunga muri uru rugendo ufite imbere, kugira ngo ugere aho Imana iri. Rebo shakara maseni. Muri uru rugendo ufite imbere, iri joro Imana iguha ibyo kugutunga, aka kanya iguha ibyo kugutunga, n'urubyaro rwawe, n'urugo rwawe, n'umwana wawe, n'umugore wawe, n'indi utwite, n'abana wabyaye, n'abavandimwe bawe, n'inshuti zawe. Imana iguha umutsima wo kugutunga, Imana iguha amazi yo kugutunga, kugira ngo ugere ku musozi w'Imana. Hari ahantu Imana yateguriye ubuzima bwawe, hari ahantu Imana yateguriye umuhamagaro wawe, kugira ngo uhagere. Ukeneye umutsima ugukomeza muri uru rugendo, ukeneye amazi agukomeza muri uru rugendo. Iri joro ndasenze, ijuru yamanure, ijuru yohereze, ijuru yazane mu izina rya Yesu. Receive a miracle in the name of Jesus. Marebo shekere mosai. Sinzi icyo ukeneye, I don't know, ntago mbizi, ariko urabizi. Ntago mbizi, ariko ijuru rirabizi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ijuru rirazi ikintu cyose ukeneye, ijuru rirazi
urugendo urimo, ijuru rirazi ibyo ukeneye muri uru rugendo. Ndavuze ngo ijuru rirazi ibyo ukeneye, ayo mafaranga ukeneye, iyo minerivare y'abantu ukeneye, ibyo binini ukeneye, rebo shakara amasayini, izo nshuti ukeneye, ubwo buvuzi ukeneye, icyo gitangaza kivuye mu ijuru ukeneye. Imana irazi ibyo ukeneye mu buzima bwawe, Imana irazi ibyo wifuza mu buzima bwawe. Uyu mugoroba marayika amanutse, amanukana ikintu kijyanye n'icyo ukeneye muri iyi minsi. Imana irazi abarozi bazengurutse ubuzima bwawe, imanukane na protection y'ubuzima bwawe. Imana irazi abanzi b'ubuzima bwawe, Imana imanukana uburinzi, urukuta rwo kugukingira hagati mu banzi bawe. Imana irazi abakugambanira baribo, irazi uko bangana. Imana imanukane imbaraga zo kuriga, imbaraga zo gusenya ubucabiranya n'uburiganya. Hallelujah. N'imigambi y'icakura zizengurutse ubuzima bwawe. Icyo cyuka cya Yezebeli kiguhiga ngo kikwice, kiguhiga ngo kikwicire umwana, kiguhiga ngo kikwicire ubuzima, kiguhiga ngo kikwicire urubyaro, kiguhiga ngo kikwicire business. Icyo cyuka cya Yezebeli kiguhiga ngo kikwicire ubukwe. Icyo cyuka cya Yezebeli kiguhiga ngo kice urugendo rwawe, kice visa zawe, kice amasezerano. Icyo cyuka cya Yezebeli iri joro Uwiteka akoreze marayika akigukize mu izina rya Yesu. Rebo shakara amasai. Imana dusenga iruta imana za Yezebeli. Iri joro ndasenya umwuka wa Yezebeli, iri joro ndakubita hasi umwuka wa Yezebeli. Fire in the name of Jesus. Uwo mwuka wa Yezebeli ushaka kuguhindura impfubyi, ushaka kuguhindura abana impfubyi, ushaka kukugira umupfakazi, ushaka kukwica, ndavuze ngo iri joro ndawohereza ikuzimu. Fire in the name of Jesus. Fire. Ndakubita hasi umwuka wa Yezebeli, ndarimbura, ndafunagura, ndacagagura umwuka wa Yezebeli. Jezebeli, ndohereza umuriro w'Imana, ndohereza inkota y'Uwiteka, ndagusambura, ndagusenya Yezebeli we. Fire. Rebosa karamasekendere. Mandere bosha karamasa. Ndamanura umuriro w'Uwiteka, ndamanura imbaraga z'Imana zikubite hasi umwuka wa Yezebeli utoteza abakozi b'Imana, utoteza abahanuzi, utoteza abantu basenga, urwanya abantu bakorera Imana. Uyu mwuka wa Yezebeli unaniza abantu bashaka mu maso y'Imana, iri joro ndawutwika. Amaboko ya Yezebeli ntagere ku buzima bwawe, amaboko ya Yezebeli ntakuramburirweho. Eliya we, ambara imbaraga, ambara imbaraga, akira umutsima, akira amazi uhembuke, komeza urugendo. Yezebeli we, kuboko kwe ntago kuri bukore kuri Eliya, kuboko kwe ni kuri bukore kuri Eliya, kuboko kwe ni kuri bukore ku bahanuzi, kuboko kwe ni kuri bukore ku bana b'Imana. Ukuboko kwawe Yezebeli we ntago kuri budukoreho. Ndavuze ngo Imana dusenga, Imana dukorera ijoro n'amanywa, Imana duhamagara uko bukeye n'uko bwije, Imana twiringiye, Imana tuvugiriza impundu, Imana yaremye ijuru n'isi.
uwiteka uhora uturwanirira. Rebo shakaramando manderia bashakaramasa mandorebo shakaramasa manderia bosekeremusa rebo sakaramando. Umwanzi w'ubuzima bwawe, umwanzi uguhiga, umwanzi ukurwanya, umwanzi ugutera indwara, umwanzi ukurasa imyambi, umwanzi ugucukura akobo, iri joro ahure n'inkota y'Uwiteka. Ndavuze ngo Yezebeli ahure n'inkota y'Uwiteka. Yezebeli utoteza abana b'Imana, Yezebeli utera ubwoba, Yezebeli ukura imitima abana b'Imana. Asenyuke, arimbuke, amenagurike, acagagurike mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana n'ukuboko kw'Imana, imbaraga z'Imana n'ubwiza bw'Imana bikuramire Eliya we aho uri hose. Murongo wa 8. Nuko arabyuka arajya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Uwiteka. Haleluya. Iminsi 40 n'amajoro 40. Imana iguha ibintu biguhaza. Haleluya. Mu byumweru 40. Imana iguha ibintu biguhaza mu myaka 40. Imana iguha ibintu biguhaza mu mezi 40. Imana iguha ibintu biguhaza mu minsi 40. Imana yite ku rugendo rwawe rw'iminsi 40. Yite ku rugendo rwawe rw'ibyumweru 40. Imana yite ku rugendo rwawe rw'amezi 40. Imana yite ku rugendo rwawe rw'imyaka 40. Iri joro Imana yite ku rugendo ufite kugeza urugejeje ku musozo. Imana iguha ibyo kurya bivuye mu ijuru biri bugukomeze muri uru rugendo kugeza ugeze aho Imana yaguteguriye kugera, kugeza ugeze ku musozi w'Imana, kugeza ugeze aho Imana ikorera, kugeza ugeze aho Imana ivugana nawe, kugeza ugeze aho Imana ikwereka ubwiza bwayo, kugeza ugeze aho Imana ihumuriza umutima wawe. Haleluya. Ndi hano ku birenge byawe, nyotewe shaka kukumva, nkunda cyane bino bihe byanjye nawe. Ageze yinjira mu buvumo agumamo, hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati, Eliya we urakora iki hano? Iri joro ijambo ry'Uwiteka rikugereho, iri joro ijwi ry'Uwiteka rizahuri, iri joro ijwi ry'Uwiteka rikuvizite, iri joro ijambo ry'Uwiteka rize rikubaze icyo ushaka kandi risubize icyo usengera, risubize amasengesho yawe, risubize kwinginga kwawe. Baramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota, nijye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Eliya abwiza Imana ukuri, arabwira ngo Abisirayeli barahindutse, Abisirayeli bavuye mu isezerano, Abisirayeli bazanye ba Yezebeli, Abisirayeli basenya ibicaniro, Abisirayeli ntibagikunda abahanuzi, Abisirayeli bicishije abahanuzi inkota, hari abapfuye bishwe n'inkota, nijye jyenyine usigaye, nanjye barangenza ngo banyice.
Uwiteka Imana yumva amarira yawe iri joro, yumva agahinda kawe, yumva umubabaro wawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, Uwiteka yumva agahinda kawe, yumva umubabaro wawe, yumva ibiguhagaritse umutima, abyitegereze kandi abisobanukirwe, amenye uko akurengera, amenye uko agutabara, amenye uko akurwanirira, amenye uko akugirira neza, akwereke ineza ye, akwereke ukuboko kwe, akwereke imbabazi ze, imbere y'abagenza ubuzima bwawe, imbere y'abahiga ubuzima bwawe, imbere y'abahiga abana bawe, imbere y'abahiga umugabo wawe, imbere y'abahiga umugore wawe, imbere y'ibihiga urubyaro rwawe, Uwiteka akugirire neza. Imana iguha ibyishimo, Imana iguha indirimbo, Imana iguha umunezero, Imana iguha ibyishimo, Imana iguha amahoro imbere y'abakugenza ngo bakwicishe inkota. Izo nkota zabo zifata ubusa mu izina rya Yesu. Nkota z'abakwanga, nkota z'abakurenganya, ijoro zifata ubusa mu izina rya Yesu. Ijoro zifata ubusa mu izina rya Yesu. Umuntu wese ubumburira inkota kukugirira nabi, umuntu wese urambura ukuboko kukugirira nabi, umuntu wese utakwifuriza ineza, inkota wifata ubusa mu izina rya Yesu. Iramubwira iti sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka amucaho, maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi, umenagura ibitare imbere y'Uwiteka. Ariko Uwiteka yari atari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi, ariko Uwiteka aratari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yaratari muri umuriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryorohereje rituje, haza umuyaga, haza igishyitsi, haza umuriro, byose Uwiteka ntiyarabirimo. Hanyuma y'ibyo, ngo hanyuma y'ibyo haza ijwi rituje. Hari ibishyitsi, hari ibintu byashekisa umutima wawe, hari umuriro umaze igihe urimo gutambukiramo, hari imiyaga yagutuye hasi. Duciye mu miyaga muri aya mezi atambutse, duciye mu birimi by'umuriro muri aya mezi, muri iyi minsi, muri ibi byumweru, duciye mu bishyitsi bishakinga imitima yacu, bishakinga ubuzima bwacu, duciye ahantu hagoye. Ariko ndagusengera uyu mugoroba, wumva ijwi rituje, wumva ijwi ry'ihumure. Humuriza umutima wanjye, nkomeza muri uru rugendo. Humuriza umutima wanjye, unkomeze muri uru rugendo. Uwiteka Nyiringabo, Mana ya Isirayeli, humuriza umutima wanjye, unkomeze muri uru rugendo.
humuriza umutima wanjye hagati mu mashyamba, humuriza umutima wanjye hagati mu kanwa k'intare, humuriza umutima wanjye hagati mu birimi by'umuriro, humuriza umutima wanjye unkomeze muri uru rugendo, unkomeze muri uru rugendo. Humuriza umutima wanjye hagati mu ishuheri y'umuyaga, humuriza umutima wanjye hagati y'abanyanga, humuriza umutima wanjye muri uru rugendo ndimo, humuriza umutima wanjye unkomeze muri uru rugendo. Inyuma y'umuyaga, inyuma y'ibirimi by'umuriro, inyuma y'ibishyitsi ya earthquake shaking, haza ijwi rituje, haza ijwi rituje, haza ijwi rihumuriza. Aho niho Uwiteka yarari, aho niho Uwiteka yari yicaye, aho niho Uwiteka yatambukiraga, aho niho Uwiteka yagenderaga, mu ijwi rituje, mu ijwi rihumuriza, mu ijwi ryururutsa umutima. Iri joro Imana iguhumuriza umutima. Iri joro ijwi rituje rigusange ku buriri bwawe, rigusange muri salo, rigusange mu nzira, rigusange mu modoka, rigusange muri ofisi, rigusange muri bizinesi. Ijwi rituje rihumuriza umutima wawe, rikurwanira intambara, rigusanga aho wicaye. Rigukomeze, riguhumurishe. Ijwi ry'ihumure rizahure, ikiganza cy'ihumure kigukoreho. Ngeze ku iriba ndatuje, nyiri iryo riba n'umugwa neza, ikiganza cyiwe kijojobineza, ukinkozeho mwami mpereko mpembuke, ukinkozeho mwami mpereko mpembuke. Ikiganza cy'ineza y'Imana gihumuriza, kigukoreho iri joro, gitacinga ubuzima bwawe, gitacinga urubyaro rwawe, gitacinga imibereho yawe, gitacinga inda yawe, gikore kuri icyo kibyimba cyawe, gikore kuri uwo mugongo wawe, gikore muri icyo gikoni kitarimo ibyo kurya. Ikiganza cy'Uwiteka gihumuriza, gihembura, kizamura abantu, kigukoreho iri joro. Nkoraho mwami, nkoraho mpembuke, nkoraho mbona ubwiza bwawe, nkoraho mbona ineza yawe. Haleluya. Ijwi rirahamusanga aramubaza riti, Eliya we urakora icyaho? Ararisubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe, bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Uwiteka aramubwira ati, genda usubire inzira yose y'ubutayu, ujye i Damasiko, nugerayo uzimikishe Hazayeli
amavuta abe umwami wa Siriya. Hallelujah. Go. Jwira mubajije, niki kikubesheje hano uyu mugoroba? Bwira Imana ikikubesheje ahangaha. Bwira Imana ikiri ku mutima wawe. Bwira Imana ibyo utekereza. Iri joro uyu mugoroba bwira Imana. Bwira Imana impamvu wafashe amasengesho y'Imisiri. Bwira Imana ibihe urimo gucamo. Bwira Imana aho ukeneye ukuboko kw'Imana, aho ukeneye ikiganza cy'Imana. Bwira Imana ngo Mana, I am here because of this and this, because of that and that. Ndi hano mwana, ndi hano Yesu. Humuriza umutima wanjye ntabara. Imana ambwira ati it's okay, nabyumvise. Barakugenza ngo bakwice, genda. Genda ufate Hazayeli, umusuka amavuta azaba umwami w'i Siriya. Ufate Yehu, umusuka amavuta azaba umwami w'i Yerusalemu. Hanyuma ufate Elisa, umusuka amavuta w'umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Abo bashaka kukwica, abusutseho amavuta, bazabica bose babarangiza. Icyashakaga kukwica, amavuta y'Uwiteka acikira ijoro. Ndavuze ngo amavuta y'Uwiteka arimbura ikintu cyose cyashaka kukwica. Rebo sekele moseng. Amavuta y'Uwiteka wakuye muri amasengesho. Imana ibwira Eliya ngo amavuta ugiye gusuka kuri abagabo batatu azakura abantu bose bahigaga ubuzima bwawe. Imana igusuka amavuta agukuraho ibyago n'amakuba mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana. Mbere yuko dusenga, reka twinjire mu mwanya wo gukorera Imana. Hallelujah. Reka twinjire mu mwanya wo gukorera Imana, dutanga icya 10 n'amaturo, dushimira Imana abanye natwe muri uku kwezi kose kwa munani. Dushimira Imana abanye natwe muri amasengesho. Dushimira Imana tugaburiye, ikaduha ibyo kurya, ikaduha ibyo kunywa, kandi ikaturinda. Dutanga icya 10 n'amaturo. Abari ku rubuga turakoresha izo nimero ziri ku rubuga nkuko tuzikoresha. Abadukurikiye kuri YouTube namwe, nimero ziri kuri screen yanyu. Abari mu bihugu byo hanze bitandukanye, byaba bya Afrika, byaba by'i Burayi no muri Aziya, mwakoresha nimero yo muri Kenya ya M-Pesa, mutanga icya 10, mutanga n'amaturo. Hanyuma ndavuga abakoresha World Limit, MoneyGram n'ubundi buryo bwa Money International Transfer. Hanyuma abari mu Rwanda mwakoresha nimero mu Rwanda MTN. Abari mu Burundi namwe mwatanga amaturanyi mukoresha nimero yo mu Burundi ya Limiteri. Abari Uganda namwe mwakoresha nimero ya MTN yo mu Bugande. Turimo dukorera Imana. Katuzamurijwe ryacu dusenge, tubasengera imbuto nziza mu bibye muri uyu mugoroba, kandi Imana ibaha umugisha kuko kuba kuri iki gicaniro no kuri aya mavuta no muri amasengesho tumaze igihe dusenga, no gushimira Imana ko yabanye natwe mu kwezi kwa munani, ikatugaburira, ikadutunga, ikatubesha amazu, ndetse tuba n'imbuto tuzasara mu kwezi kwa 9 kugira ngo mu kwezi kwa 9 koko kw'Imana kuzakomeze kubane natwe, kudushoboze, kuduha umugisha, kuduha amafaranga, kuduha buri kimwe cyose, kutugabure kandi kudutunge. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, senga umuntu wese mwamurambuye ikiganza cyiwe akaba imbuto yiwe uyu mugoroba. Data utanze icya 10, utanze amaturo, wese umumugisha kandi umugire neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana umugisha kubwo kuba imbuto zanyu, kandi Imana ikomeze bahaze, ibagire neza mu rukundo rwa n'imbaraga zayo. Reka dusenge dushimira Imana abanye natwe muri Misiri 7 muri izi midnight. Hanyuma niturangiza tugane ku musozo, tuzasubira ejo saa 3 z'umugoroba dusengere ku kwezi kwa 9, tugiye kwinjira mu masaha make ari imbere. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye,
turagushima ko wabanye natwe muri minsi 7, turagushima ko wabanye natwe muri midnight, amajoro yose mwami tugusenga kandi tuguhamagara, izina ryawe mwami rishyirwe hejuru kandi izina ryawe mwami rihabwe icyubahiro. Data, turashoje aya masengesho, twari tumaze igihe tutarya tutanywa buri munsi dushaka amaso hawe. Buri wese Mana umwereke ukuboko kwawe, buri wese umuha imbaraga zawe, buri wese umusubize icyo yasengeye. Twazanye ibyifuzo muri aya masengesho, twazanye amajende, twaranditse ibyo tukwifuzaho, ibyo tugukeneye mwami byose biri imbere yawe. Ndakwinginze mwami, udukize amaboko ya Satani, dukize amaboko y'abadayimoni, dukize imyuka yo kwihora, dukize imbaraga z'urupfu, dukize imbaraga zo gupfusha, dukize imbaraga zo gupfa, dukize imyuka y'impanuka, dukize ibyago, dukize amakuba, dukize ikintu cyose gishaka kutugira nabi no kuturenganya. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uturamburire ukuboko kwawe, humugisha umuntu wese wawe muri ano masengesho, umusubize kubw'ineza no kubw'urukundo rwawe. Data nyagora ku ngoma, Mana y'agakiza, senge umuntu wese mwami wabanye natwe kuri mugoroba, usubiza amasengesho yiwe kandi icyo ashaka cyose ukimukorere, ukimusubize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, umuntu wese uzakurikirana abona ubutumwa, nawe Data azahabwa umugisha mu kuboko kwawe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana baha umugisha. Mu gitondo ntabwo dufite morning glory kubera ko turananiwe, ariko saa 3 z'umugoroba tuzaba turi ku rubuga rw'abakunda Imana, turimo tuganira ku ijambo ry'ukwezi kwa 9, dusengera n'ukwezi kwa 9. Kino cyumweru cyose tuzakimara buri mugoroba dusengera ukwezi kwa 9, nkuko ari umuco wacu iteka twinjiye mu kwezi gushya, tugusengera kugira ngo Imana ibane natwe, ikudutangije tukurangize n'amahoro. Imana reba umugisha. Mwarakoze kwa muri ano masengesho, mwarakoze kujoininga, mwarakoze kwiriza, mwarakoze kwa mbwiza bw'Imana. Mugira ijoro ryiza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Bye bye. Ciao ciao. Good night.